igikorwa cy'imurikabikorwa by'abafatanyabikorwa kikaba ari igikorwa gishingiye ku iteka rya nyakubahwa perezida wa repubulika, aho abafatanyabikorwa ba leta bagaragaza ibyo bakora binyuze mu cyo twita accountability day cyangwa se igihe cyo kumurika ibyo abantu baba bakorera mu karere. Kugira ngo bitaza gutwara umwanya munini, abantu tugiye kubaha ibihembo biciye mu byiciro bitandukanye kugira ngo uyu mwaka ibihembo bigere ku bantu benshi, kuko abantu bose baba bakoze twabashyize mu byiciro bijyanye n'ibyo bakora cyangwa se intervention babamo. Ariyo mpamvu twarebye icyiciro cy'ubukungu, tureba icyiciro cy'imibereho myiza ndetse n'icy'imiyoborere n'ubutabera, kuko twatangaga ibihembo nka JAF ariko ugasanga hari ibyiciro bitari kwibona kandi biba byagize icyo bikora. Niyo mpamvu kuri buri cyiciro turahemba abantu batatu bose baba barakoze neza, ubundi bishobotse wahemba bose. Ariko nanaboneraho kubwira abafatanyabikorwa b'akarere, umuntu wese muri bariya perezida yavuze bagera kuri 44 cyangwa se 45 bitabiriye, tuzamuha igihembo cy'ishimwe kugira ngo nk'umuntu witabiriye irushanwa, nk'umuntu witabiriye imurikabikorwa, icyo gihembo akigire. Ikipe ibishinzwe izagenda ikibagezaho kuva uyu munsi. Tudatinze rero, kuko biteye amatsiko, mu cyiciro cy'impinduka mu bukungu twarebye ku bantu bari mu cyiciro cy'ubuhinzi n'ubworozi baba barakoze ibintu bitandukanye. Uwabaye wa mbere afite uruhare rukomeye mu bikorwa bitandukanye by'ubuhinzi n'ubworozi, mu gutanga amahugurwa, mu gutanga amatungo, mu gufasha abahinzi mu bijyanye no guhindura imyumvire, mu gufasha abahinzi mu gukoresha neza tekinoloji igezweho mu buhinzi. Ngira ngo wavuga ibyo bakora bwakira bugacya, yabaye Duhamikadiri, nagira ngo wamere amashyi menshi. Ndasaba uwaje hagarariye Duhamikadiri gutambuka, mbonero gusaba abantu bari kuri iyi stand kuyivaho, aba bana na kiriya kinyobwa Eric yatuzaniye mureba hano mugishyira hano hafi ku ruhande kuko kiri gukora akazi. Nsabe umuyobozi wa DASO mu rwego rw'akarere Sekabenge atambuke aduhembera abantu ba Duhamikadiri, ariko bazamutse hariya hejuru. Murasubira mu byicaro, muraza kugaruka mu kanya kari buze kugiye tuza kuba dufata ifoto ya rusange y'abafatanyabikorwa. Ndasaba kandi protokole ko bakwihuta kuko nta mwanya wo gutinda. Igihembo cy'umuntu wa Duhamikadiri nk'uwabaye wa mbere mu cyiciro cy'ubuhinzi n'ubworozi akakimugezaho. Mbonero n'ufite igihembo cy'uwa kabiri nawe kuba yigiye hino. Amashyi menshi mu gihe Duhamikadiri hafi igihembo cyabo. Uza kwegera stand yabo hari inyuma, afite imashini yuhira ibungabunga ibidukikije. Ni abafatanyabikorwa b'ingirakamaro, bafata ifoto bihuta. Uwabaye wa kabiri ni umufatanyabikorwa ufite uruhare rukomeye mu cyiciro cy'ubuhinzi, aho afasha ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe gutera ibiti, kubungabunga amashyamba, gutera ibiti bya gakondo. Ibiti byinshi byari byaracitse, dusura twamugezeho dusanga ibikorwa byabo n'indashyikirwa. Nagira ngo nsabe Arcos Network muyimera amashyi menshi batambuke. Nsabe executive w'umurenge wa Nyarubuye atambuka abaduhera igihembo. Ayo mashyi mukomeze mwiyongere. Arcos Network badufasha gutera ibiti byinshi, tubungabunga amashyamba, turushaho kurengera ibidukikije. Uwabaye wa gatatu mu cyiciro cy'ubuhinzi n'ubworozi ni koperative. Turashima iterambere ry'amakoperative mu karere kacu, turashima uburyo koperative zihindura imibereho y'abanyamuryango. Koperative ya Mushikiri Farmers mubamera amashyi menshi. Ibitoki byiza binini mwabonye hariya, hari n'icyatangiye gushya. Sabe uhagarariye RCA twari kumwe
wahabwa gutambuka akamuduhera igihembo? Arahari? Amashyi menshi kuri koperative ndetse na RCA, ikigo cy'igihugu cy'amakoperative. Biriya bitoki byiza binini mwabonye hariya hepfo, bavuye ku kibiro 38 bageze ku gitoki cy'ibiro 200. Amashyi menshi rero kuri Mushikiri Farmers. Abantu badatanga amashyi nabo nibabahamagara ntayo bari bubone. Byaba byiza tubaye tugurizanya kuko ibihembo birahari byinshi. Tugurizanye. Mushikiri Farmers bahembwa, twagira ngo tujye ku cyiciro n'ubundi cyo mu bukungu, ariko cy'abafite ibikorwa bakora byo gutanga ubushobozi mu mafaranga. Bose agafaranga mu karere ka Kirehe karatanzwe ko kuzamura abantu mu bijyanye no kwiteza imbere, gukora imishinga, guhabwa ibikoresho by'ibanze bifasha abantu kwiteza imbere. Nagira ngo n'amashyi menshi dushimire World Vision. Amashyi menshi namwe abaturage mwaje, dushimire umuryango World Vision ku bufasha batanga, baha abaturage umuryango 800 kugira ngo bikure mu bukene. Mwabonye ibikorwa bitandukanye biri hariya muri iriya tente yabo by'imishinga yo kwiteza imbere. Watambuka Mike igihembo ngo yahageze. Mboneraho gusaba umuyobozi wa JAF chairperson gutambuka aduhere igihembo World Vision. Amashyi menshi kuri World Vision. World Vision dutanga amafaranga, abaturage mushatse mwatanga amashyi. Nimba watarakugeraho ukaba witeganyiriza ku cyiciro cyo guteza imbere abaturage, bongererwa ubumenyi, bahabwa ubushobozi mu byiciro bitandukanye. Twagira ngo dushimire mu cyiciro cy'ubukungu Maison Shalom. Maison Shalom ni umuryango ukorera mu nkambi ya Mahama, ariko ukanakorera mu cyiciro cy'abaturage mu karere kacu. Ndagira ngo nsabe executive umurenge wa Kigina gutambuka abaduhembere. Amashyi menshi kuri Maison Shalom. Abahawe ibihembo ntibajye kure, bashobora kubona n'ibindi, ariko turaza no gukenera ifoto yabo. Abafatanyabikorwa abari mu byiciro bibiri bitandukanye cyangwa bitatu akaza guhembwa muri cyiciro. Amashyi menshi kuri Maison Shalom batambuka. Executive wa Kigina araguma hariya anaduhembere, wabaye wa gatatu mu cyiciro cyo gutanga amafaranga n'ubushobozi, ariwe BDF, ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga inkunga n'amafaranga kugira ngo abantu biteze imbere. Urubyiruko mumurebe cyane. Uyu muntu urubyiruko rwa Nyakarambi mwabuze amafaranga, akorera aha hepfo umanutse gato urenze kuri Banki Populaire haruguru y'umuhanda. Muzagiye mu mubazi ibibazo byose mushaka, ariko muhave abahaye uburyo mwabona amafaranga. Amashyi menshi kuri BDF. Mu cyiciro cy'ubukungu Gitifu turagushimiye. Twagira ngo tujye mu cyiciro n'ubundi cy'abafatanyabikorwa bari mu cyiciro cyo gutanga amazi ariko n'amashanyarazi. Turagira ngo dushimire by'umwihariko umufatanyabikorwa yagiye kuvuga mu bikorwa binini byaranze ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe muri iyi minsi, muri manda ishize. Ngira ngo muzi ko mu kwezi kwa 7 tuzatora, ariko harimo igikorwa cyo gutanga amazi ha abaturage mu murenge wa Gahara tubifatanyijemo na Water Aid. Hari umuntu wa Water Aid atambuke cyangwa se wayateke kuko umushinga wakoze bafatanije. Amashyi menshi ku bikorwa remezo by'amazi i Nyakarambi. Nagira ngo mabwire ko mu gihe cya vuba ku bufatanye na Water Aid, WASAC, mugiye kubona amazi ku buryo buhoraho. Ari amajerekani yahoraga avuna abantu babuze amazi. Turi gukora umushinga munini wo gutanga amazi kuva mu kwezi kwa 7 ku bufatanye na Water Aid. Amashyi menshi rero kuri Water Aid ihagarariwe uyu munsi n'ayatiki. Wabagezaho kiriya gikombe ninde? Kadusabe umuyobozi w'ayateke chairperson atambuka gitange. Amashyi menshi ku bikorwa remezo by'amazi. Ariko amashyi ndikumva yabaye make. Water Aid yakemuye ikibazo cy'amazi ku Rusumo mu marembo y'igihugu. Ikemura ikibazo cy'amazi Gahara, ikemura ikibazo cy'amazi yatangiye
icya Gatore kuza hano mu Nyakarambi. Igihembo cya kabiri kirahabwa umufatanyabikorwa n'ubundi mu bikorwa remezo by'amashanyarazi ariko no gukura abaturage mu bwigunge. Umufatanyabikorwa ngiye kuvuga ubu tuvugana ari kubaka ibikorwa remezo byo gufasha abaturage mu bikorwa by'ubucuruzi ku cyiciro cy'abaturage bakorera mu nkambi no hanze y'inkambi ya Mahama. Nagira ngo mumere amashyi menshi practical action. Ubu murabizi na nijoro haba hari umucyo Nkambi ya Mahama arashana yose ariko tugiye kubaka n'isoko rya etaje nive ebyiri ubu rigeze ku cyiciro cya mbere aho bita ku Munini muri Mahama. Bafite n'imbabura za rondereza zifite amakara ahendutse. Executive umurenge wa Mahama atambuke adushimira abafatanyabikorwa b'akarere ariko bakaba nabo umurenge ayobora. Amashyi menshi kuri practical action na Gitifu wa Mahama. Mu gihe bahabwa igihembo uyu mufatanyabikorwa nawe ari mu cyiciro cy'iterambere ry'ubukungu n'ibikorwa remezo ariko aba no mu buhinzi. Niyo mpamvu twasanze hari abafatanyabikorwa baboneka hose. Wana ko fund tubura igeza ku baturage bacu ibikorwa remezo mu by'ubuhinzi, gutera ibiti, gutera amashyamba, ariko kuri iyi nshuro banatuzaniye ibikorwa remezo by'amashanyarazi. Amashyi menshi kuri tubura batambuka. Executive umurenge wa Nyarubuye atambuka baduhembere. Amashyi mugerageze rwose mujye muyatanga, nta musoro nta Senderi aracyahari, abantu bakimutegereje naho yagiye. Turabyina atunamwe akandi kamera adore n'amafaranga. Amashyi menshi kuri tubura. Senderi n'umumiriyoneri. Mu gihe duhemba tubura n'ubundi mu cyiciro tugeze mu cyiciro cy'imibereho myiza y'abaturage. Uyu mufatanyabikorwa ni imurikabikorwa yagaragaye mu bikorwa bitandukanye byo gufasha abaturage mu kijyanye no guteza imbere ireme ry'uburezi ariko turushaho gusoma. Reka nsabe abantu bahagarariye poroje tunoze gusoma batambuke babaye aba mbere muri iki cyiciro cy'uburezi. Tunoze gusoma Manase kuri poroje baterwamo inkunga na USAID ku bufatanye na Save the Children. Amashyi menshi kuri iki cyiciro. Abatimbo mujye muha ingoma abantu bose. bafitemo ukuntu bareba abantu bo hepfo hariya gusa. Amashyi menshi kuri tunoze gusoma mu igihembo. Reka dusabe Dini bahabwa igihembo muri iki cyiciro. Nanone turahemba abafatanyabikorwa bafatanyije n'akarere ku bikorwa bya coding school RIT. Amashyi menshi kuri RIT. Ibyo mwakoze byarashimwe byaragaragaraga. Amashyi menshi kuri RIT. Reka dusabe Vice Mayor Affaires Sociales abaduhembere kuko iki gikorwa gifite icyo kivuze mu burezi. Amashyi menshi rero Vice Mayor atambuka. Mu gihe duhemba RIT turahemba kandi uwabaye wa gatatu muri iki cyiciro cy'uburezi, proje y'uburezi wacu bateye inkunga na World Vision, Humanity Inclusion, Imbuto Foundation. Bariya bantu twabashimira banasuhujagije neza pe. Ukuntu bashuhujagije mutabaye umurishyo ubashimira rwose. Ariko rwose nayo igibagira. Dushimire uburezi wacu. Dushimire Yesu y'igikurikizo. Reka dusabe Vice President w'inama njyanama baduhembere. Amashyi menshi kuri Vice President w'inama njyanama atambuka anadutangira igihembo kuri proje y'uburezi wacu. Ubuze ko amashyi yabaye make n'umuyobozi w'inama njyanama barayamwima. Muratuma tugira umuco wo gusabiriza.
cyiciro cy'ubuzima abafatanyabikorwa bacu barigaragaje barakoze ndetse ibikorwa byabo birashimwa ngira ngo byavuzwe bijyanye no gupima bitabira indwara zitandukanye gutanga ubuvuzi. Reka dusabe mumfashe gushimira umuryango SFH mutarabakomera mutarabatimba batarakora mu nganzo batambuka. Reka mbavuga imyaka badufashije kubaka icyo twita amavuriro y'ubuvuzi bw'ibanze, ariko icyo twita generasiyo ya kabiri za health post mujya mubona zubakwa mu karere zisize irange ry'icyatsi ry'ubururu, ntabwo ari icyatsi, ubururu. Amashyi menshi kuri SFH. niyo haba ari nijoro umujyanama w'ubuzima araguherekeza mukagerayo. Amashyi menshi ntabwo bisaba gutega, abari hafi y'urugo. Kasabe Visi Meya aduhembere uyu muntu wo mu gisata cy'ubuzima SFH. Amashyi menshi rero kuri SFH. ese uragira ngo muzajya mubona abantu basa neza mu gihe cy'amajya yakozwe. Amashyi menshi n'ifoto. Turashimira cyane abantu mu cyiciro cy'ubuzima bafite ibikorwa bitandukanye bari gukora byo kuvura abaturage, byo kugeza ubuvuzi bwihuse hafi y'abaturage. Hano muri Expo baratwakiriye. Amashyi menshi umurishyo w'ingoma kuri Save the Children. Save the Children mu mishinga bakora mu karere kacu, uyu ni wa kabiri ubonye igihembo uyu munsi, nabyo ni ibyo kwishimira. ubwo Save the Children si abana bonyine n'abakuru barimo ubwo n'abana b'Imana twese. Batahanye ibihembo bibiri uyu munsi. ubwo gusevinga abana b'Imana twese. Turashimira kandi umushinga n'undi mu cyiciro cy'ubuzima kuko bafite icyo bakora, ibikorwa byo gutanga amazi, ibikorwa byo kwigisha umuco w'isuku. Mumfashe dushimire Isoko y'Ubuzima ku bufatanye na Water for People, ikigo dufite hano hepfo hafi ya sitasiyo Rubisi, ikigo gitanga serivisi z'isuku n'isukura. Nibo badufashije kucyubaka, nibo badufashije kwagura imiyoboro y'amazi. Amashyi menshi kuri Water for People n'Isoko y'Ubuzima. Mu gihe batambuka murakoze cyane n'umuyobozi w'ikigo cy'isuku n'isukura. Twagira ngo dusabe nyakubahwa chairperson yihangane wa JAF abadushimirire kuko iki cyiciro cy'amazi ni ibintu yumva cyane. Amashyi menshi ku mushinga w'Isoko y'Ubuzima. Mu gihe bahabwa igihembo tugeze mu cyiciro cy'imibereho myiza. Abafatanyabikorwa tugiye guhemba uko ari batatu, bose bagize uruhare mu iterambere ry'imibereho myiza y'umuturage, mu kuzana impinduka nziza ku baturage, mu gutuma abaturage bacu bagira aho bava n'aho bajya. Uwabaye uwa mbere mu cyiciro cy'impinduka nziza z'abaturage atanga minerivare ku bana bato, babaha ibyo kurya n'ibyo kunywa, baduhaye mituweli miliyoni 19. Amashyi menshi n'umurishyo w'ingoma kuri Compassion International. Compassion International. Abana bari hano muri Compassion International mu mashyi. Kandi kuwa gatandatu bazajyayo. Mu gihe igihembo cyabo gitambuka, abana rero bagirwa ababyeyi babafasha gushimira. twagira ngo dusabe. Murakoze umuyobozi wa komisiyo y'ubukungu Gakonere Josam
nubwo dufatanyije mu buyobozi ariko adushimirire Compassion. Abantu bafite abana muri Compassion n'abana muri Compassion bari hano mugire gutya turebe. Murashaka kwihakana mu manikari. Ubu nabaje pastor. Amashyi menshi kuri Compassion. Twagira ngo dushimire kandi umuryango nterankunga Caritas Rwanda n'amashyi menshi. Dusabe executive umurenge wa Gatore atambuka badushimire. Aba bantu bafite uruhare rukomeye mu mpinduka zigera ku baturage, aho babaha amahugurwa bakabafasha kubona inguzanyo, bakabaherekeza mu cyiciro cya graduation kugeza umuturage avuye mu bukene. Amashyi menshi kuri Caritas rero. Andi mashyi menshi kandi ku mufatanyabikorwa mu mpinduka zizana imibereho myiza y'abaturage ariyo Plan Rwanda, Plan International. Amashyi menshi batanga amahugurwa ku kwikura mu bukene. Mbonere gusaba executive umurenge wa Mahama akagaruka. Bafitanye igihango gikomeye ku buryo iriya foto akwiye kuyibonekamo. Amashyi menshi kuri Plan rero. Icyiciro tugezeho ni icyiciro cy'impinduka mu miyoborere myiza ndetse n'ubutabera. Aha turahemba umuntu umwe, nagira ngo mumfashe dushimire ubujyanama, impanuro nk'uko izina ribyita, impanuro Girls Initiative. N'amashyi menshi tubashimire. Sabe Vice President w'inama njyanama kuba dushimirira. Umuntu w'impanuro uri hano yatambuka kugira ngo tubagezeho igihembo cyabo. Twakibika tukazakibagezaho. Icyiciro tugezeho rero mu kuganwa n'abantu benshi. Aha birasaba ko n'ufashwe intoki mu mifuka zikuramo kugira ngo dufashe gutanga amashyi. Uwatanga impundu yazitanga. Buri wese aribaza ngo ninde afatanyabikorwa. N'amashyi menshi batanga umugisha w'ingoma mu gihe batambuka. Twagira ngo dusabe Vice President w'inama njyanama ajyane na Chairperson wa Jafu. ubundi umuntu wo muri Partners wabayeho Faroro ntiyagahagaze wenyine, yakabaye afite n'ibisonga byo muri Partners. Ibisonga byo muri Partners byatambuka nta foto nta cyabaye. Kereka nimba batabyishimiye. Ibisonga byo muri Partners nibitambuke. Ubururu bwakabaye bwatwitse hariya rwose. Ubururu ntabwo turi kububona. Ntabwo mbubona. Ikora na bagenzi bawe sindi kubabona. Turahari. Nta n'agashampanye kari hafi aho ugenda rumiwe. Kuba overall aba bantu batanze serivisi stand yabo muze kwisura hariya z'ubuzima zo gukura abantu mu bukene. Mu minsi ishize twarafatanyije mu gikorwa cy'umweru cy'umujyanama kubashimira n'ibigira uko bingana. Twagira ngo tubashimire n'amashyi menshi. kubashimira cyane rwose. Bariya abantu njye banambwiye ko ubunini bwanjye n'uburebure bijyanye. Niba ari byo simbizi. Bambeshye baraze ngo bambeshye. Iriya foto irarangiye. Bosco yaguma hariya. Bosco wa PH yaguma hariya. Twagira ngo dusaba abantu bose bahembwe batambuke bajye kuri podium. Abantu bose mwahembwe n'ibihembo byanyu bitambuke mubikure muri iyo box. Kubibona.